isi ya ruhago nyarwanda hari amazina agenda agaruka kenshi iyo havuzwe abakinnyi bafite impinduka ku mukino. Muri ayo mazina kenshi na kenshi uzumvamo amazina atandukanye, harimo na Cheikh Djibril Ouattara. Aza ku isonga cyane mu bavugwa cyane, ariko se ni iki cyihishe inyuma y'uyu rutahizamu utuma abafana bahaguruka buri uko akoze ku mupira? Muri aka kegeranyo tugiye kuguhishurira byimbitse ubuzima bwe kuva akiri muto muri Burkina Faso, urugendo rutoroshye rwamugejeje ku kumenyekana muri AS Kigali ndetse no ku rwego rwo kugeza uyu munsi. Uyu munsi ari gukina mu ikipe ya APR. Nitugarukira gusa ku nkuru gusa, turasesengura impamvu ari umwe mu bakinnyi bafite ubuhanga budasanzwe, umuvuduko we, uburyo asoma umukino, icyizere agira imbere y'izamu ndetse n'icyo agirirwa. Ese ni iki gituma atsinda ibitego by'ingenzi mu mukino kandi mu bihe bikomeye? Ese ni iki abafana bamubonamo gituma bamukunda byihariye? Kandi se hari ibanga riri inyuma y'imikinire ye ituma ihora iteye ubwoba kandi akaguma ateye ubwoba abugarizi? Iyi video irakwereka ubuzima bwose bwa Ouattara, katari umuntu usanzwe, ntabwo gusa ari umukinnyi, ahubwo ni inkuru y'inzozi, umuhate, intego, icyizere cy'uko inzozi zishobora kuba impamo. Icyo ngusabye gusa, kanda subscribe ariko ukande like, ubundi ngusobanure kuri uyu mukinnyi w'umunya Burkina Faso. Ubundi Djibril Ouattara ni umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bazwi kandi bafite izina rikomeye hano mu Rwanda. Azwi nka rutahizamu udatinya, ufite umuvuduko udasanzwe kandi uzwi neza uburyo yataka. Ni umuntu uba yashushanyije neza aho izamu riri. Iyo ari mu kibuga abafana bahita bamenya ko byanze bikunze igitego kiri buboneke. Imipira ikomeye cyangwa igikorwa cyose kiri butume bahaguruka mu myanya yabo bagaserebura itsinzi. Ni umukinnyi utanga ibyishimo ariko anatera ubwoba abamurinda cyangwa se abugarizi. None se ni muntu ki kugeza ubu ngubu? Amateka ye ni ayahe? Burya Djibril Ouattara yavukiye muri Burkina Faso, igihugu gifite impano nyinshi mu mupira w'amaguru. Akiri muto yagaragaje impano idasanzwe, aho yakundaga gukina imipira yo ku mihanda ndetse no mu makipe y'abato. Yari afite inzozi zo kuzaba umukinnyi ukomeye ku mugabane wa Afurika. Izo nzozi rero ntizasigaye inyuma, yazikurikije umurava, imyitozo idacogora n'icyizere cy'uko ashobora kuzagera kure. Urugendo rwa Ouattara ntabwo ari urworoheje, ni inkuru y'umuhate n'ihangana. Kugeza ubu ngubu yanyuze mu makipe atandukanye yo muri Afurika mbere yo kuza mu Rwanda, aho niho izina rye ryatangiriye kumenyekana, cyane cyane mu ikipe ya APR FC akinira kugeza ubu ngubu. Muri iyo kipe rero amaze kumenyekana ko yatsinze ibitego byinshi, yabaye umwe mu bakinnyi b'ingenzi kugeza ubu ngubu APR bayihetse, yigarura imitima y'abafana. Urugendo rwe rugaragaza ko nta tsinzi iboneka byoroshye, yabanje guhangana n'imbogamizi ariko ntiyacitse intege. Impamvu rero Djibril ari umukinnyi udasanzwe, impamvu Ouattara adasanzwe kandi ikintu gituma atandukanye n'abandi, icyambere akinana umuvuduko udasanzwe, umuvuduko ukabije, ashobora gusiga abugarizi bose mu masegonda make. Azi kurangiriza mu izamu, finishing. Iyo abonye amahirwe akenshi aba ari igitego, ntabwo ajya akunda guhusha. Ikindi kandi azi ubwenge bwo mu kibuga, azi aho ahagarara, igihe cyo gukora ndetse n'igikorwa. Djibril Ouattara afite imbaraga ndetse n'ihangana, ararwana kugeza ku munota wa nyuma. Hiyongeraho ko atsinda ibitego bikenewe, cyagihe APR yabuze igitego abazwi ko ari buze agatanga impinduka.
umukinnyi uhuza impano n'imyitozo, ariko nanone nibyo bituma ahora ku rwego rwo hejuru. Nubwo atavuga byinshi ku buzima bwe, cyane cyane ubwo hanze y'ikibuga, ariko hari ibyo abantu bamubonyeho. Akunda gukora imyitozo ndetse no kwitegura neza imikino. Akunda gutsinda ibitego ndetse no gufasha ekipe yo gutsinda arabikunda. Kirya gihe uzamubona yabanje ku ntebe y'abasimbura ntago biba bimushimishije. Akunda kandi gukorana neza na bagenzi be, abana neza nabo. Ikindi, iyo abafana be bishimye ngo nicyo kintu kimumutiva. Iyo ari kureba mu bafana ba APR akabona bose bahagurutse barishimye, nicyo kintu akunda. Ibyo rero nibyo bimutera imbaraga za buri munsi, ariko kandi hari ibintu avuga yuko adakunda. Iyo APR yatsinzwe byoroshye, ibyo ngibyo ngo nabikunda. Iyo umukinnyi mugenzi we amukiniye nabi, nabyo ngo arabyanga. Ikindi, impamvu adakunda gupasa bagenzi be ni uko iyo umuhaye ngo pase, iyo atanze pase ngo bakayipfusha ubusa, arabyanga 100%. Ikindi, akunda kubahiriza gahunda 100%. Hahandi muba mwahanye gahunda yuko wenda muri buhure saa 8, warangiza ukarenzaho iminota 5, ibi ngibi ngo ni umukinnyi utabikunda habe na gato. Ni umukinnyi ushyira ku murongo akazi ke ndetse no mu buzima bwe. Nta kintu na kimwe apfusha ubusa, amahirwe yose abonye nkayabyaza umusaruro. Impamvu rero abafana bamukunda ngo ni ukubera ibintu byinshi birimo kubatanga ibyishimo mu kibuga, kuba akina umupira uryoheye ijisho, kuba atsinda ibitego bimwe by'ingenzi cyane cyane ku mukino ikomeye. Ikindi, ni umukinnyi witanga adasubira inyuma, ahora arwana kugeza ku ndunduro. Afite imyitwarire ishimishije, yubaha abafana b'ikipe. Ikindi, iyo ari mu kibuga abafana baba bafite icyizere, baba bizeye ko hari ikiri bushobore kuba isaha ku isaha ko bari butsinde. Ni umwe mu bakinnyi batuma abantu bakunda umupira kurushaho. Djibril Ouattara ni urugero rw'uko Imana ihujwe n'umurava ishobora kugera kure. Ntabwo ari umukinnyi gusa nk'uko mumubona, ahubwo ni igitekerezo cyangwa se icyitegererezo ku rubyiruko rufite inzozi zo gukina umupira. Uyu munsi ari ku rwego rwo hejuru, ariko urugendo rwe ruracyakomeje. Ese azakomeza kwandika amateka mashya mu mupira nyarwanda? Ibihe byo bizatubwira, ariko kandi reka turebe neza amaherezo ye.